Aramutse neza abakunzi bawe nongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese tubana buri munsi. Uwiteka akomeze kubarinda rero mwebwe mudahwema kubana nawe ni buri munsi. Ni umwanya mwiza rero tugezemo kuganira ku ntimba ya Ravi ku batarabanye natwe umunsi w'ejo. Tuhera ku makuru y'ibyabaye umunsi w'ejo tugasoreza ku makuru y'ibiri bube uyu munsi. Niba ukunda intimba ya Ravi rero muri rusange ukaba ukunda filimi nyarwanda, nicyo gihe ngo nkurarikire kuryoherwa no kumva amakuru y'uyu munsi kuko ni amakuru meza, ni amakuru asobanutse, ni amakuru arimo ibisubizo ku bantu bose bakundana muri iyi filimi n'abiyumvishamo ko bakeneye urukundo nabo bafite amakuru meza kugira ngo imyanzuro ifatirwa aha ngaha utayicikwa rero. Ni ugutera agatebo ukabana nanjye nkakubwira ibyiza by'ukuntu buri wese yafashe umwanzuro. Shema yafashe umwanzuro wo kubwiza Aline ukuri, Manzi yafashe umwanzuro wo kubwiza ukuri Nera, na Ganza afashe umwanya mwiza wo kubwiza ukuri Aline. Ntucikwe rero, reka twibande ni hano kuri Win Entertainer. Wowe utarakora subscribe rero kora kuri subscribe, like na comment ubundi ubane nanjye twigendere. N'abatinde rero reka twandikire mu rugo iwabo wa Mimi. Mimi akomeje kumbana biyayo neza neza, ahubwo kuki baguranje amazina na biyayo? Sha singaye na mama Ravi wafashe biyayo akamugira umuvandimwe wa Mimi na Ravi, ariko rero yari kubagira nk'ababesto. Mimi aba afite utugambo tw'ubwana, ese yari kumwe na Manzi kaba umwana mwiza. Yaganira na Manzi uba wumva afite ibitekerezo by'abantu bakuru, yishimye atuje, ariko ntageze mu rugo wagira ngo niho buyayukira. Noneho yumvira ukuntu akeneye gusenya musaza we, ngo akeneye kumuzirika akamutereka munsi y'igitanda ibibazo bikarangira, ngo nawe akagira ubwoba akumva ko ari mu rukundo rwa nyarwo. Ese namuhahamura ntazasohoka munsi ya cya gitanda yirukanka agatoroka? Mu gihe mama Ravi rero yajyaga inama na Mimi ibibazo byose yaje gusanga n'ubundi ntacyo akoze, ati ibi mba nabiganiriye na Ravi. Ntuze gucikwa mu kanya rero ubwo mama Ravi ari bari kuganira na Ravi avuye guhura na Shema na Manzi. Urabizi neza ko Ravi nta kintu ahishanya na mama we, byose araza akabimubwira, ariko kuri iyi nshuro bari kuganira kuri Nera. Nawe ubwawe ntuze gucikwa kuko ni amagambo y'ubwenge, kandi murabizi ko Ravi ikibazo yagiyemo kiba cyarangiye. Abantu bumva ko Ravi ari bukemura ikibazo cya Nera na Manzi nimero munyihere like. Mimi mu gihe ibyo byose byaga murabizi yakase mu gikara kubitanya na biyayo. Finally abantu mubonye ko Mimi koko anyara ku buriri byanyabyo, muze hano tuganire tumushakire umuti di. Mimi ngo burya nyara ku buriri ntabyo twari tuzi, ntitwari twaramenye niba ari byo koko. Ibaze ko bibanyara ku buriri afite fiance, ubu se koko nawe nyaraho yarashatse. Cyakora nkomeje guseka. Biyayo twari tuzi ko ari blague atari bugenda bivuga mu mudugudu wose, ariko mu ndebera ukuntu Biyayo ari kugenda byamamaza mu mudugudu, Mimi biramucanze neza, abaye nk'uwari ibiryo by'umwana. Ravi mu makuru meza ari guhabwa n'umukunzi we Shema, bari kuganira bashimye umunsi w'ejo mwarabibonye. Ravi turi ishema ryanjye, abantu batanezejwe nkanjye de muze turirimbire Shema na Ravi. Mwamfashije gushakira iyi ndirimbo nibura igitero cya kabiri. Ni ukuri kw'Imana Ravi niwe muntu ubundi uzi gukunda koko. Abantu babuze urukundo, abantu batazi uburyo bakundana, mujye mwigera kuri Ravi. Ravi bamubwira amagambo meza, buri kintu arenzaho ati uri ishema ryanjye. Ni igihe kinini twari tumaze Ravi tutamwumva aririmbira Shema, ngo ni impano yahawe na Rurema di. Abantu bafite impano bahawe na ba Rurema nimushyire agatoki hejuru. Namwe nyine mudafite amahirwe yo gukundana cyangwa se mudakunda ngo mukundwe, Imana ibibafashemo, ejo ni heza muzabona banyu. Ikiganiro kitoroshye hagati ya minisitiri na madamu we. Twari tumaze iminsi tutababona, ariko uyu munsi twongeye kubabona. Mudamu wa minisitiri n'umunyabwenge pe, yabwiye ati minisitiri ati haciye igihe tubayeho tugenda tukagaruka tukarya tukaryama, twoga tukaryama, ariko nkeneye ko tuganira ukambwira ibintu wizeje
mama Shema kugira ngo ave hano, ukambwira na gahunda ufite yo kugira ngo ibibazo biri muri uru rugo biveho. Ikiruta byose nkeneye kumenya nk'umugore wawe niba koko ndi umugore wawe cyangwa nanjye umbwire nigendere, papa Shema aracyabaho cyangwa yarapfuye. Mu by'ukuri uyu mudamu njye niwe muntu nshyigikiye kuri uyu munsi, ntimuze gucikwa ukuntu minisitiri ari buze kwishyura iki kibazo. Mu gihe ibyo rero byabaga, twigarukire mu rugo kwa mama Shema. Murabizi abari muri komediye, none Harine yiyemeje gufata abavandimwe bose akabagerekaho ngo umutindikazi, ariko ubu munsi bahuye akareba ukuntu azavuga. Cyakora njye mba nkomeje gutegereza ukuntu Ravi asa munsi yahuye na Arene, kandi Ravi muramuzi nawe igipfunsi ni mubi cyane, bazahanganamo bibarenge. Ganza yiyemeje kuvugisha ukuri, arambwira ati Arine uri umuntu mukuru kandi uzi icyo ushaka, uzi n'icyo ukeneye. Njyewe Ganza nuca ahangaha nzakwakira, ucaho Shema naca nzamwakira, ariko ejo n'ejo bundi mfite amahitamo yanjye, nanjye sinamenya ngo nzahitamo nde. Ariko mwibaze Ganza aramutse ahuye na Mimi nawe agakunda Mimi akajya gukompeta na Manzi, mbona hano hantu hazavamo ikibazo. Kandi abantu babona ko Ganza ashobora kuzagira ikintu apfa na Manzi kuri Mimi munyere like, kuko Mimi niwe mukobwa ubundi wakabaye ashobokana na Ganza. Abantu babona ko Ganza ari wakabaye ashobokana na Ganza na Mimi banyihere like de twigende. Niba utarakora subscribe rero kora subscribe, dusoreze ku nkuru yacu y'umunsi ya Manzi wa Neira. Manzi wa Neira, mu gihe mama Ravi nyine aramaze kuganiriza Neira yahisemo kumuhamagara ambwira ati ndagushaka kandi ndagushaka byihutirwa. Manzi mu kuhagera rero ntago byari byoroshye, ibibazo byaba ibibazo nka miliyoni. Ntuze gucikwa n'umwanzuro mama Ravi yabafatiye, ambwira ati niba utamukeneye mufate umusubizi wabo ajye iwabo, tumenye ko utamukeneye. Manzi abura imyanzuro, ko murabizi ko akiri hagati na hagati, akiri mu rukundo n'umugore wa se. Sigaye Imana ibandindire tuza guhura mu kanya saa 4.